Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza. Nkuko muri kubibona uyu munsi twabazaniye challenge. Ubu muri kwibaza ngo ese umuntu azanye challenge yadufasha iki? Yakibafasha cyane ndetse. Hari uri kwibaza ngo wapi ntago bishoboka. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi challenge uyitegereje neza urasanga ari ya challenge yagufasha gutambuka ikizami cy'akazi. Wewe wakoze ikizami cy'akazi ugasangamo agataburo karimo imibare. Nk'ubu tuvuge urugero. Nshobora gukora agataburo karimo iyi mibare ukibaza ngo iyi mibare yavuye hehe. Nkiyandikira 11 nkandika 231 nkandika gutyo ukajya wibaza ngo ese yavuye hehe. Mu by'ukuri nkagenda nsimbuka. Ndakumenyesha ko ubyitegereje neza byagufasha guhangana n'iyo challenge. Kuko nushobora kuvumbura uyu mubare wa nyuma bizagufasha no gupasinga icyo kizami. Ubwo mugiye guhita mwibaza ngo ese ni gute nta gipasinga ngendeye kuri iyi mibare. Nawe itegereze neza uhereye ku murongo wa mbere rimuteranyije 0 ukibaza ibyabyara 11 gute. Byitegereze neza uri bubibone kandi urabivumbura. Twagiye rero. Ngaho abakizi cyangwa se abakibonye musubize muri commentaire. Ndabategereje ndetse cyane. Ese wowe ukurikiye wari uri kwibaza ngo ese koko bakibaza gute ngo reka ibyo ntibibaho. Urabona iki kibazo kitaza mu kizami cy'akazi. Ngaho ibuka bya bizami byose mwagiye mupasinga mugasangamo amatebo nk'aya ngaya. Nuko nguko rero kibazwa. Washoboye guhandura ingiriya challenge nabahaye rero mbere n'iki ngiki wagipasinga ku buryo bworoshye. Twagiye. Igisubizo rero cya kiriya kibazo nkisange muri commentaire.